sohoye mu gihe aho benshi mu bakuriye iyo myizerere y'ijambo ryo kwizera n'abanyamadini bakiza indwara bagenda basaza, abantu nka data wacu Benny Hinn na Kenneth Copeland bari gukura. Icyo turi kubona ubu, abandi bigisha b'inyigisho z'iterambere nka Joel Osteen, Joseph Prince, Joyce Meyer na Benny Hinn bakongejwe cyane na Kenneth Copeland. Abagabo nka Todd White babwiriza ubutumwa bushingiye ku rukundo. Ikibazo ni uko atari urukundo rwo muri Bibiliya. Urukundo rwo muri Bibiliya ruhangara icyaha. Bene data, mbere yuko tureba izi nyigisho zishingiye ku ijambo ryo kwizera, ndagira ngo mbanze mbabwire imidugudu 3 yubatse mu manegeka muri uru rugendo turimo. Imidugudu 3 yubatse mu manegeka muri ibi bintu turimo by'amadini by'imyizerere by'iki, akuzaniye ubutumwa bwa konteye. Nta butumwa bw'ubwami bw'Imana akuzaniye, akuzaniye ubutumwa bwo kumukiza. Ugasanga abo bantu bihinduye imirima tubibamo iby'Imana. Ubuhamya bwe ni benza atwara, uburyo yasohotse mu ruganda ari nshya, bya bindi bishobora no gutuma umukene muri mwe yibaza atari ko aho yewe iyo Mana narayibonye, yewe iyo Mana ndayizi. Birakomeye gusinzira nijoro hari ababyeyi bazanye impinja zabo zenda gupfa kuko so wanyu ashobora kuzikiza, kandi batanze ituro ryabo ry'agahebuzo nyamara bagasubira iwabo zikirwaye. Ntibyoroshye gusinzira wiriwe ubona abagore bagendera mu tugare bateruye abana babo, umuryango wawe basezeranya amagara mazima n'ibyiringiro udashobora kubibaha, ariko kandi mugafata amaturo yabo mukajya kuyabamo mu buryo bw'umurengwe. Nta kindi gitambo kirimo kubohoka kwawe. Baragutuma ihene, baragutuma intama, baragutuma amafaranga, baragutuma oreva, ibyo bintu zabo bapfumu bari kubijyana. Ngiye gusaba benshi muri mwe kubiba amadolari 1000 bizera ubutunzi buzakurikira. Bamubwira ko iyo myuka yagombaga kuyubakira igicaniro ahantu mu biro bye, ariko noneho akagira ibintu sembolike atereka kuri za alitari zo mu rusengero rwe kugira ngo abashe kubikamo ya myuka. Iyo yazaga mu rusengero ibyo byabaga ari nk'ivaze y'indabo, ibintu ubona biri banane bisanzwe cyane, ariko wazi ikintu yashyizemo. Noneho ngo kugira ngo iyo myuka imwitabe byasabaga ko ayihamagara. Mu kuyihamagara rero bamusabye ko ayiha amazina kugira ngo nazajya avuga ayo mazina ya myuka ijya imenya kuyihamagawe, yiactivite, yirundumurira mu bakristo. Ubwo nabo si ukuzuzwa, si ukuvuza induru ngo baruziye byahe ko ari abazimu, ko ari abadayimoni. Yaravuze ngo umwuka umwe muri iyi biri na wise Holy Ghost, undi mwita fire. Yaratangiraga akavuza induru ati Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Ubwo arimo arahamagara Holy Ghost ni wa mwuka, na fire ni umwuka wa kabiri. Ipfundo ry'amateka y'inyigisho z'iterambere fata ijambo ryo kwizera n'imyizerere yo kuba Imana nto. Ntabwo ufite Imana muri wowe, uri Imana ubwawe. Muri Imana na intoya, ni Imana na inkuru, na uriyo na into. Ntabwo biba biri kuvuga Kristo, biba birimo byerekana imbago mu rusengero, biba birimo byerekana abo bazuye. Uyu mudugudu wa kabiri witwa Deliverance. Bene data, ntujye gushukwashuka na Deliverance ngo ujye kumarwaho utwawe, uyobe bagukure no mu nzira y'ubugingo, wizirike ku muntu ngo nuko aderivura, ariko nta jambo ry'ubugingo riva muri we. Hunga uwo muntu ari kukujyana kurimbuka nta handi. Iyi documentary muyikurikire neza, iraza kubaha umucyo cyangwa se iraza kubasobanurira byimazeyo ahantu ibintu bimwe na bimwe tugenda twizera bituruka. Nakuriye mu myizerere y'ijambo ryo kwizera ndetse n'ubutumwa bw'iterambere. Nakoreraga data wacu Benny Hinn uzwi cyane mu bitangaza byo gukiza indwara. Ngikorana n'umuryango wanjye nakiraga abantu, mbese akazi kanjye kwari ukwambara costume nziza ngasa neza, gahagarara imbere mu gihe barimo basengera abantu. Ariko icyo gihe nari nzi ko byari iby'ukuri koko. Mu bijyanye n'imyizerere uyu munsi ntacyo nemeranyaho n'umuryango wanjye, cyangwa se imyizerere yo kwatura ijambo ryo kwizera cyangwa ubutumwa bw'iterambere. Kandi impamvu y'ibyo ni uko nasobanukiwe ubutumwa bwiza ubwo ari bwo. Impamvu abantu bakomeza kwigisha ko ari ubushake bw'Imana ko bose bakira, kandi ko niba badakize ikibazo kiri kuri bo, nuko ari bwo buryo bwiza bwo kubacurika. Iyobokamana ry'iterambere ni amafaranga. Yesu ni umunyamabanki. Mbega itorero ryo mu minsi y'imperuka ngo riravangirwa. Uwagarura Pawulo akareba ibintu yasize ahanuriye Timoteyo birimo bidusohora aho turi kubibamo. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo
kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turimba ushimwe mwami. Yesu ashimwe cyane bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Ndashimira Imana yongeye kwemera kugira ngo ducumbukurire aho twacumbikiye ubushize, aho twarimo twerekana inyigisho z'abadayimoni kandi zikomezwa n'imyuka iyobya, nyamara uyu munsi ziri hagati mu itorero, ziri hagati mu nsengero, mu madini agiye atandukanye. Benshi kuko twavutse ari byo dusanga ntitubyibazeho, benshi kuko twavutse ari bwo butumwa twumva ntitubitindeho, ariko nyamara wabihuza n'ijambo ry'Imana wasomye ukabona ntibihura. Pawulo niwe wandikiye Abagalatiya arababwira ngo nihagira umuntu ubigisha ubundi butumwa butari ubwo mwumvise mbere avumwe. Wakumva neza ukumva ni ubutumwa budahuye n'ubw'intumwa zigishije, ni ubutumwa budafite ihuriro n'icyo Kristo Yesu yigishije, ahubwo ni ubutumwa budutsindagira mu by'isi kurushaho. Uyu munsi rero tugiye gusubukurira aho twasoreje ubushize. Twashoje turi kuvuga ku butumwa bwitwa ijambo ryo kwizera, la parole de foi cyangwa se word of faith. Nibyo turi bwinjiremo, tubisesengure, turebe amavu n'amavuko yabyo, turebe naho bigejeje abantu bibajyana kurimbuka kandi bibwira yuko bari kujya mu bwami bw'Imana. Ni ubutumwa butavuga inzira ifunganye, ni ubutumwa buvuga ibintu gusa byiza, buvuga ibintu biri mu nzira yagutse gusa. Ariko Yesaya niyo wanditse aravuga ngo iyo nzira izitwa iyo kwera. Iriya nzira ivugwa cyane niyo muri millennium, mu bwami bw'amahoro no gukiranuka, ariko kandi cyane cyane igomba guhuzwa n'iyi nzira tugendamo y'agakiza, kuko kiriya gihe bwo izaba yitwa iyo kwera binashoboka kuyigenderamo mu buryo bworoshye, kuko umutegeka w'icyo gihe azaba ari Kristo Yesu. Ariko ubu ngubu umwami Yesu adusaba kugendera muri iyo nzira, mu isi icuza umwijima, mu isi ifite umutware wayo n'umutegeka wayo ari we Satani, ariko nyamara akatubwira ngo hazabaho inzira nyabagendwa, inzira yo gukiranuka bene data ifunganye, ni nyabagendwa ku bayihamagariwemo. Ngo ariko iyo nzira izitwa iyo kwera, umugenzi naho yaba umuswa ntazayiyoba, ariko abanduye imitima bo ntibishoboka ko bayinyuramo, kuko abanduye imitima iyo bagerageje kunyura hafi yayo bakiyita ko bari muri yo, bahimba ubundi butumwa, bakavuga Yesu wundi, bakatubwira ubundi bwoko bw'agakiza tutigeze twumvana, abatubanjirije, itorero rya mbere n'abera ba mbere batigeze bamenya, ari bwo butumwa bugiye kurimbuza benshi 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 cyane biraye. Reka dusenge Imana dukomeze. Data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye yuko uri Imana yacu, ndagushimiye yuko ubereye maso abagukunda kandi bagutegereje, ndagushimiye mwami ko muri ibi bihe bya nyuma urimo urazana imiburo yo gukangura abantu kugira ngo abakunze kuzaboneka kwawe bose biyarure, basohoke mu binyoma, basohoke muri Babuloni. Mwami Imana, bakize ubugingo bwabo kuko ari bwo buzakureba mwami wanjye. Nuko ndakwinginze kugira ngo aka kanya tugiye kumara tuganira, ubane natwe, ube hagati muri twe. Uwiteka nkubera akanwa ubwira ubwoko bwawe. Reka mwami mbe nka Yohana wivugaga nk'ijwi ry'urangurura mu butayu, ariko amagambo we yari ijwi gusa ryivugira, amagambo akaba yawe nyakubahwa. Ndakwinginze kugira ngo utegure imitima igiye kumvira ijambo, maze mwami wanjye ugira bukiza umujinya w'Imana uzatera, ugira bukiza kurimbuka kuje. Uwiteka ugira butegurira kugira ngo uzabasange mu bakobwa 5 b'abanyabwenge barindiye amavuta mu matabaza yabo. Icyubahiro n'ikibi cyawe mwami wanjye, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen amen. Reka ndifuza ko uyu munsi tuza gutangirira ku cyanditswe dusanga muri Matayo ibice 7. Ndavuga cyane ku murongo wa 21 n'uwa 22, ariko ndagira ngo duhere kwa 13. Ijambo riravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi.
ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake kuko jisitomu irafunganye do imeze gutya. Yesu niwe wavuze ngo intwarane zigishamo imbaraga zigenda zihatahatamo mpaka zinjiremo, byaba ngombwa zikemera. Umwami Yesu agakokoraho imitwaro yose, amahage yose atuma umuntu atabasha kunyura mu irembo rifunganye, umwami Yesu akagenda yakuraho. Nuko aratubwira ngo munyure mu irembo rifunganye. Mwibuke muri Yohana ibice 10 niho havuga ngo ni irembo ry'intama, ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi, ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana, muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyose cyera imbuto nziza, igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyose cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. 20 nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Nifuje ko duhera kuri aya magambo dutangiriye hejuru kugira ngo bisobanure neza iyi 200 tugiye gusoma, 21 na 22. Yesu aravuze ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. 22 benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe? Abandi mwami mwami ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Bene data, mbere yuko tureba izi nyigisho zishingiye ku ijambo ryo kwizera, ndagira ngo mbanze mbabwire imidugudu 3 yubatse mu manegeka muri uru rugendo turimo. Imidugudu 3 yubatse mu manegeka muri ibi bintu turimo by'amadini, by'imyizerere, by'iki. Hari imidugudu 3 natangaye cyane naratangaye nsoma aya magambo nkayumva bwa mbere mu bundi buryo. Natangajwe nuko nta muntu urimo uvuga ngo mwami mwami ntitwabwirizaga ubutumwa mu izina ryawe, kubera ko ubutumwa bwiza bufite uko buri. Ntabwo umuntu wese ubumbura Bibiliya agasoma akatubwira ibyanditswe arimo avuga ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana burabegereye, nimwihane muhungu umujinya w'Imana uzarya abanzi b'Imana, muhungu umujinya w'Imana uzatera. Ngubwo ubutumwa twasigiwe. Ariko ibindi byose bivuga ibindi bintu n'ibindi bishobora kuba ubundi butumwa, ariko ntago ari bwo butumwa bwiza bw'ubwami. Niyo mpamvu nta nuri gutinyuka kuvuga ngo mwami ntitwavugaga ubutumwa bwiza mu izina ryawe. Nta utinyutse ngo avuge ngo ese mwami ntitwigishaga abigishwa bawe mu izina ryawe. Reka da, kwigisha abigishwa ba Kristo bigira uko bigenda, bigira umurongo bigenderamo kuko biri mu byanditswe. Ariko dore rero abantu bazahagarara mu maso y'Imana barangiza bakavuga amagambo ateye ubwoba ngo mwami mwami. Umudugudu wa mbere witwa ubuhanuzi. Abantu benshi bubakiye agakiza kabo ku buhanuzi bahanuriwe, bubakiwe agakiza kabo ku ndimi zivugwa n'ababashombye, bubakiye agakiza kabo ku byitwa ubuhanuzi. Ariko umwami Yesu aratwereka neza kubera iki se ubundi ubuhanuzi nuko nta fact bugira. Ubuhanuzi nta fact bugira. Umuntu aje akakubwira ngo Imana irambwiye ngo izakugirira gutya, wahera hese umuburanya ko Imana itabimubwiye? nta fact, nta gifatika. Kandi ibyo bintu ashobora kubikubwira binahura n'ibyanditswe. Ikigeretse kuri ibyo, Bibiliya itubwira neza ko na Satani ajya yihindura nka marayika w'umucyo. Ashobora rwose no kumuha ubuhanuzi bukanasohora. Ariko ijambo twahereyeho riravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Bwa butumwa arimo avuga bugamije iki? Ese bugamije kugaburira abakene bari muri twebwe? Ese bugamije kugeza abantu mu bwami bw'Imana? Ese bugamije iki mu by'ukuri? Usanga kenshi bene ubu butumwa
buri muri aya manegeka uko ari 3 ngiye kuvuga buba bushingiye kugira ngo wa muntu ahaze irari ry'ibyisi, ahaze irari ry'amaso, ahaze kwibona ku by'ubu bugingo. Bibiliya itubwira muri Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 16 ngo ibyo byose ntabwo bituruka kuri data wa twese, ngo ikiri mu isi cyose. Reka aho hantu ariko tuhasome kugira ngo byumvikane. Ahari byazatuma ubutaha nujya kumva ubutumwa ukumva aho buganisha ku muntu urimo gushaka mwibyira ari byo muri iyi si, ubasha kumva yuko rya jambo Yesu yatubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, uwo muntu ugahita umuhunga kuko nta butumwa bw'ubwami bw'Imana akuzaniye ubutumwa bwa konteye, nta butumwa bw'ubwami bw'Imana akuzaniye ubutumwa bwo kumukiza, akuzaniye niho uzasanga bababwira ngo muzane ngo igicaniro, ngo igitambo, ngo iki n'iki, ugasanga abo bantu bihinduye imirima tubibamo iby'Imana. Ku munsi w'imperuka kuri uriya munsi w'urubanza Yesu atwereka neza uburyo azavangura intama mu ihene. Ntabwo azazivangura agendeye ko mwaguriye abashumba benzi, ntazazivangura agendeye ko mwabishyuriye amatike premiere classe mu ndege bagiye mu butumwa. Rekada, azavuga ngo azazivangura. Wibuke intama n'ihene bombi barimo barajya kuragwa ubwami, baragenda nk'abajya kuragwa ubwami. Intama n'ihene bombi bari mu kiraro kimwe, urukungu n'amasaka byombi biri mu murima umwe. Ariko ngo Yesu najya kubivangura rero azababwira ngo nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nuko muri ihene. Ngo nari nshonje ntimwangaburira, ibyo bibagira ihene. Ngo nari mfunze ntimwansura, ngo aho ubuhene bwanyu buherereye. Ngo intama nazo zizaba zaguye mu kantu zatangaye, ngo mwami twakubonye ryarushonje turakugaburira. Ngo umwami abasubize ngo igihe mwabikoreraga umwe muri aba boroheje hanyuma y'abandi ninjye mwabikoreraga. Aba bantu bihinduye umurima w'iby'Imana ntago ari bo boroheje, ahubwo nibo bakomeye, nibo bikomerezwa. Jya usohoka ureba imodoka basize baparitse hanze, uworoheje muri we ni wa wundi waje atanambaye inkweto, ariko mwamuboneye agakuwe mu mutsindagiramo ahantu hariya mu nguni ngo atava hanabanukira. Imana ibababarire, ariko muzabarana nimutihana muzabarana. Uyu munsi mushobora kubeshya abantu mukabacurika mukabacurukura mukabamaraho utwabo, ariko bene data nyiri ntama hari igihe kizagera mubarane neza, ariko haracyari ibyiringiro by'uko mwakwihana. Imana iduhana umugisha. Yohana wa mbere ibice 2 reka nsome umurongo wa 15 n'uwa 16. Haravuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese ntikuba kuri muri we, kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubu bugingo, bidaturuka kuri data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Bene data, ikizakubwira ko umuntu arimo akorera muri izi zone glissante zikabije, muri aya manegeka uko ari 3 atarimo akoreshwa n'umwuka w'Imana, nuko ubutumwa bwe bwose bugenda buherera ku irari ry'umubiri, ku irari ry'amaso no kwibona ku by'ubu bugingo. Ubuhamya bwe ni amasaha asigaye yambara, uburyo ajya kuyakura Dubai. Ubuhamya bwe ni Benz atwara, uburyo yasohotse mu ruganda ari nshya. Ubuhamya bwe ni uburyo n'ibyo kwibona ku by'ubu bugingo nyine, bya bindi bishobora no gutuma umukene muri mwe yibaza atariko aho jewe iyo Mana narayibonye, jewe iyo Mana ndayizi. Aba bantu rero ntabwo batana n'ijambo ngo Imana iravuze, ntabwo batana n'ijambo ngo numvise ijwi, ntabwo batana n'ijambo ngo ndabonye. Kubera ko abo ngabo nibo Yesu azabwira ngo mwumve imbere sinigeze kubamenya. Kuki se bazaba bari kumubwira ngo mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe? Erega iyo barimo bahanura n'ibyo byose baba bari guhanura mu izina rya Yesu, nubwo baba babeshya, nubwo baba babihimbye, babihanura mu izina rya Yesu. Zone ya kabiri inyerera cyane ni zone yitwa deliverance. Bene data, iyigiye gukora ishyano. Deliverance n'umuntu utarakandagiye mu ishuri, n'umuntu wo mu cyaro cyahe iryo jambo araryumva. Deliverance ngo mbese nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Umuntu bigeze ahantu basanga
umuntu yakubiswe n'abadayimoni bamugoye bamugejeje habi bakarinda ubwo bamuca ikiru bakamusaba igitambo kugira ngo bamuderivure Imana ibababarire uretse ko ni umurimo w'abapfumu namwe ababikora mukajya gutanga ibitambo ngo babaderivure namwe mukeneye kwigishwa mukamenya neza yuko ari nta kindi gitambo uretse icyo Kristo yatangiye ku musaraba igorogota nta kindi gitambo kirimo kubohoka kwawe baragutuma ihene baragutuma intama baragutuma amafaranga baragutuma whatever ibyo bintu zabo bapfumu bari kubijyana ibyo bintu hari igitabo nshaka kubarukomanda umuntu uzabishobora azagure kuri Amazon igitabo cyitwa The Church Mafia ni igitabo cyanditswe n'umugabo yari umupasiteri asobanura yabashije gutuma nsobanukirwa neza ahantu ibi bintu by'ibitambo byo gutanga ituro byo gutanga izi nyigisho zo gusenya ibicaniro nyabuneka yafaya mujya mwumva uyu mugabo yatumye numva aho yaturutse Beneda abantu bashobora kukubwira abantu bakijijwe mbere ya 94 yewe no kugeza mu myaka ya za 2000 yewe reka ndeke no kujya kure iyi faya ntayo nigeze numva mbere ya za 2008 iyi faya yadutse ahantu hose ngo faya yo uyu mugabo yasobanuye ukuntu yagiye ahantu bamuha imyuka ibiri yamushobozaga gukora ibitangaza ariko noneho iyo myuka ibiri akaba yaragombaga kuyita amazina ujye unyumvira ibintu tubamo hanyuma mu kuyita amazina nawe yaragenekereje areba amazina abantu bashobora kwakira noneho ikintu gitangaje uyu mugabo yari ari muri Afurika y'Epfo ariko ibyo bintu yajyaga muri za Nigeria za Ghana hirya no hino niho bajyaga bamuha izo mbaraga noneho ikintu gitangaje uyu mugabo avuga uburyo ibyo bintu ari we nawe wagiye kubyinisiyamo abandi aho yaragiye ku buryo nibajije niba ari we wahimbye ayo mazina n'abandi bagafatiraho simbizi hanyuma bamubwira ko iyo myuka yagombaga kuyubakira igicaniro ahantu mu biro bye ariko noneho akagira ibintu sembolike atereka kuri za ritari zo mu rusengero rwe kugira ngo abashe kubikamo ya myuka iyo yazaga mu rusengero ibyo byabaga ari nk'ivaze y'indabo ibintu ubona biri banane bisanzwe cyane ariko wazi ikintu yashyizemo noneho ngo kugira ngo iyo myuka imwitabe byasabaga ko ayihamagara mu kuyihamagara rero bamusabye ko ayiha amazina kugira ngo nazajya avuga ayo mazina ya myuka ijya imenya kuyihamagawe yiactivite yirundumurira mu bakristo ubwo nabo si ukuzuzwa si ukuvuza induru ngo baruziye byahe ko ari abazimu ko ari abadayimoni yaravuze ngo umwuka umwe muri iyi ibiri na wise Holy Ghost undi mwita fire hanyuma ngo iyo yakeneraga noneho ko ya myuka izigatangira igakubita abantu hasi iyo yajyaga guturisha buri gihe yabanzaga guhamagara iyo myuka ikase kuwa marangamutima y'abana abantu bakavuga mu ndimi sinakubwira abantu bakagwa bakikubita hasi yaratangiraga akavuza induru ati Holy Ghost fire Holy Ghost fire ubwo arimo arahamagara Holy Ghost ni wa mwuka na fire ni umwuka wa kabiri noneho byamara guturumanta abantu byabatesheje umutwe bazubaye bakagira ngo buzuye umwuka wera icyo avuze cyose bakakibona ni naho hakomoka ya mvugo mukunda kumva ngo Imana ya Kanaka narayibonye Imana yandi ariko ko dusenga Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo uzatinya umuntu usigaye avuga ngo Imana yanjye ngo ngiye ngo nsenga Imana ya Bushiri hari niba ari umuaposo niba ari umuhanuzi naratangaye mu Burundi namwe mwagezweho Imana ibagenderere Imana ibatabare uwo mugabo yitwa Prophet Joshua iyo avuze ngo Imana ya Bushiri bose bahita bapfukama hasi kubera iryo zina Bushiri akaba n'umugabo ushyiremo niba ari Apostle Bushiri nabonye basigaye bamwita ngo Major One ni umugabo abantu bari gukorana n'imyuka y'uyu mugabo uzababwirwa n'ikintu kimwe ujya kumva bageze hagati ngo can I prophesy ubanza n'imyuka yabo yitwa can I prophesy ngo yes prophet nutangira kumva ibyo bintu by'inzaduka kizwa n'amaguru hungisha ubugingo bwawe gehinomi iraho hantu iyo atangiye ngo can I prophesy mukanya kikubita mu gituza ngo je nitwa Bushiri ibi muzabibona kuri wa mugabo wo muri Kongo n'abahinduri n'abatraduirije video ibi muzabibona kuri wa mugabo Alpha Rukawu buri gihe n'abantu iteka bashiramwe amazina yabo niba nabimyuka yabo barayise amazina yabo
simbizi pe, ariko uzatinya ibintu bije bifite undi mwuka, bifite andi mazina, bifite indi mikorere, ubona ari ibintu bidasanzwe cyane. Iki gitabo kuri Amazon narakirebye, kiriho ntikinahenze, cyitwa The Church Mafia. Iki gitabo nugishaka ukagisoma, uzatinya ibintu turi kubona mu macaci, uzatinya ibintu turi kubona mu revival church, uzatinya ibintu by'amafaya n'amahori ghost n'iki byose. Uzamenya ko ibyo bintu nta mana birimo. Ikimenyimenyi ntabwo biba bivuga Kristo, biba biri kuvuga wa muhori ghost fire wabo. Ntabwo biba biri kuvuga Kristo, biba birimo byerekana imbago mu rusengero, biba birimo byerekana abo bazuye kugira ngo wa mu prophet mumugaze kwibona ku by'ubu bugingo, mubone ko hari icyo ari cyo. Kandi ijambo rirambwira ngo umuntu niyibwira ko hari icyo ari cyo nta cyo ari cyo. Bene data, jewe ndimo ndababurira mwebwe abakristo mwavutse ubwa kabiri, kuko aba bantu bari kubikora bo bazi ibyo barimo. Aba bagabo n'aba bagore hari igihe nibwira ko barenze ihaniro, ariko nta kuri Imana itakura umuntu. Ahari nabo bakumva. Uyu mugabo atanga ubuhamya bw'ukuntu yakijijwe, bya bintu byaje kumuhinduka. Haza kuza igihuha muri quartier, sinzi abantu bari bapfuye, hanyuma bavuga ko ari we wabishe. Bimaze kumuhinduka, wa muntu baramufashe baramufunga, ariko Imana yari iri inyuma y'iryo fungwa kugira ngo agere muri gereza umuprisoni yamubwirize. Yabwirijwe n'abafungwa, abakrimineri bahamijwe ibyaha nibo bamwihanishije kuko yari abarenzeho. Uwo mugabo yavuze imyuka yashumurije Abanyafurika y'Epfo. Numva nsabiye abantu biruka mu bintu batazi ibyo ari byo. Imana idutabare bene data, Imana ihagarare ku bwoko bwayo, Imana ihagarare ku itorero ryayo. Kandi iki ni igihe bene data cyo kugira ngo abantu bongere batekereze kuyabahamagaye, abantu bongere bibuke uko bari bagihamagarwa. Utaramenya ubwo bushyuhe, utaramenya ibyo bitogota, utaramenya izo nzaduka, wibuke uko wari urugihamagarwa, ugishaka mu maso h'Imana ukayishaka. Narindi kuvuga ku manegeka atatu. Umudugudu wa mbere uri mu manegeka witwa ubuhanuzi, kuko nta n'uburyo nta buryo ushaka kubwira umuntu ngo arakubeshya, nta facts zihari zivuguruza ubuhanuzi. Iya kabiri rero yitwa deliverance. Kubera iki? N'aba bantu buzuye imyuka mibi baradelivura. Kubera iki se badelivura? Nuko nyine barakorana n'iyo myuka, barumvikana. Ariko ikintu gikomeye baba bagukoreye, bakudelivura kuri iyo yari kuboshye bakakubohesha iyabo noneho ikomeye kurushaho. Uwo mugabo yaravuze ngo iyo yatangishaga abantu amafaranga, yari afite itegeko ry'uko adashobora gukuramo n'igiceri atayajyanye kuri aritari, kuri bya bicaniro bya ya myuka bamuhaye, ngo kugira ngo ya myuka ibanze igira indi myuka yohereza mu bayatanze. Ko musa ntagaze ubutaha ntazirushya basaba, muzajya mwibwiriza, muzajya munamwinginga ngo ayafate. Noneho hari ikintu twavuzeho ubushize, hari ikiganiro nakoranye na mwene data Bosco hano, twavuze ku kintu abakabaliste, abantu bita abagoyimu, bemerera abakabaliste, donc babwira abakabaliste ko bazaba bakoreye Imana umurimo utabaho nibashuka abagoyimu ni twebwe abanyamahanga nyine batari abayuda selo. Hanyuma ngo nibadushuka twebwe abagoyimu, ngo bashije gushuka umugoyimu ukamuyobya mu nzira yararimo, niyo waba umubeshye nta kibazo, warangiza ukanamurya utwe ukamutindahaza, kuko iby'abagoyimu byose ni ibyabo. Rero aba bantu bahagurutswa nabo bari gukorana n'iyi myuka yabo, nabo bafite iryo sezerano ko bemererwa kurya ibyacu, bakadukenesha, bakaduhindura utuntu nyine turi aho, utakigira n'icyo, utakigira n'inzara zo kwishima. Warinjiye mu rusengero rwabo witwara, ariko bakagenda bakagusezeranya ibitangaza ngo tanga urabona ibi. Ubu si igihe watangiye. Iyo bigitangira birashoboka ko hari n'ibyo wabona koko, kuko rega Satani arakora bene data. Satani ntago ari wa wundi w'umukara w'amahembe. Satani arakora ku buryo hari ibyo ashobora kuguha kugira ngo agukinge mu maso, akomeza kujyane kurimbuka. Ariko byanze bikunze uyu mugabo asoza avuga ngo nta cya Satani cy'ubuntu, nta cya Satani cy'ubuntu. Byanze bikunze niba ugomba gukomeza kurya ibye, hari icyo ugomba nawe gutanga. Ni nayo mpamvu nyine babaka ibitambo, ni nayo mpamvu babashyiriraho ibicaniro ntazi iyo bivuye, kandi twebwe igicaniro cyacu. Bibiliya irambwira mu gitabo cy'Abaheburayo 8 ngo ariko twebwe dufite ikindi gicaniro, ngo abo abakora umurimo wa ryahema batemerewe kuriraho.
irihe hema se? Ba bandi bagumye mu gicaniro cya mbere batamenye igicaniro Kristo yatwubakiye. Nibuke ko Mose yubatse ibintu byose akurikije icyitegererezo cy'ibyo yaboneye mu ijuru. Rero Imana idufashe, uyu mudugudu wa kabiri witwa Deliverance. Bene data, ntujye gushukwashuka na Deliverance ngo ujye kumarwaho utwawe, uyobe bagukure no mu nzira y'ubugingo, wizirike ku muntu ngo nuko aderivura ariko nta jambo ry'ubugingo riva muri we. Hunga, uwo muntu ari kukujyana kurimbuka nta handi. Hanyuma undi musozi, akandi gasozi cyangwa undi mudugudu uri mu manegeka witwa Ibitangaza. Baravuze ngo mwami mwami, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe. None se ujya wumva iyo barimo bakora bya bitangaza byose bimeze nk'amaji, bagezaho baparesa amafaranga mu makofi y'abantu, bagezaho bakora ibintu by'amayiriziyo nk'aba bamajisiye tubona hano mu muhanda. Ibyo byose iyo babikora ugira ngo ntibongeraho izina rya Yesu n'iryabo byensire, ariko ni Yesu wundi. Uwo ni Yesu wundi bene data. Yesu uza ubagundirisha irari ry'iby'isi n'irari ry'amaso no kwibona ku by'ubu bugingo, kandi ari byo yaje kutubaturaho, kandi yaraje kugira ngo duhunge isi irimo ishirana no kwifuza kwayo. Yarangiza umuntu agahora kwizirika ku by'isi nawe ukamwemerera. Uwo ni umudugudu uri mu manegeka ujyana abantu kurimbuka, kuko ni Yesu wundi wawubatse. Niyo mpamvu ku murongo usoza twasoreje wa 23 ngo nibwo Yesu azaberurira ati sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankoze ibi bimwe. Nyamara bene data, mwakwihana biracyashoboka. Haracyari ibyiringiro yuko mwagaruka mukongera kubisa ubugingo bwanyu umuremyi wo kwizerwa, mukava muri ibyo bintu byo kumanitira abantu. Ubuse amamodoka, ubuse nayo ngiye gutanga urugero rw'ababirunze muri ubwo buryo mu barangije bapfa nk'abakubiswe n'inkuba baruma gutyo. Ko babisize se? Ko babisize ntimwabonye ababahamba bikarangirira aho? Buriya se baruhiye iki niba bagiye gupasa eternite muri Gehinomu? Rero haracyari ibyiringiro bene data. Dukeneye ko Imana none yihagurutsa abantu bajya kubwiriza abapasiteri, kuko bakeneye agakiza kurusha intama bashumbye. Dukeneye ko Imana ihagurutsa abantu bajya kubwiriza aba bantu b'abaposozi, b'abaprofeti, b'abakibihamagaye, kubera ko Yesu muri Yohana igice cya 10 yerekana yuko hari abantu binjira mu mukumbi nyamara batanyuze mu irembo. Abo nibo yita abajura. Aba bajura rero kuko bageze mu mukumbi, mureke tugende tubabwirize, twe gukangwa n'amatitire bafite s'Imana yayabahaye, ariko twongere muri rwa rukundo rw'abana b'Imana, twipreokipe abari kurimbuka barimbukira hagati muri twebwe. Reka rero turebe iyi nyigisho yindi y'ubuyobe, cyane cyane ijyana n'iyi midugudu 3, iyi midugudu yo mu manegeka, ubuhanuzi, ibitangaza na Deliverance. Iyi nyigisho ijyanye no kwatura ijambo ryo kwizera. Reka aba ariyo tureba, hanyuma ducumbukurira aho twari tugeze ubushize. Iyi nyigisho rero yo kwatura ijambo ryo kwizera ni inyigisho imaze gushora imizi cyane muri ibi bihugu by'iwacu, cyane cyane ko n'inyigisho navuga ngo ikina ku mubabaro w'abantu. Urabona umuntu asanzwe ababaye, ariko kugira ngo umukuremo n'icyo yari afite ukajya ushaka uko ubyaza umusaruro bwa buribwa arimo, wa mubabaro arimo. Ni inyigisho kenshi ikunda gukina ku marangamutima y'abantu, ku myumvire y'abantu. Ikikunda gukina ni manipulation ishingira cyane ku mubabaro abantu basanzwe bifitiye. Rero nko mu bihugu by'iwacu haba hibereye ubukene, hibereye inzara, hibereye iki, biroroshye cyane kumuzanira umuntu akantu kameze nk'amaji gutya, atakangaka akanugakora birahita bikunda. Urabona gutegereza Imana hari igihe bigora, kuko Imana ikora mu gihe cyayo, ariko noneho iyo bakuzaniye ibintu biri butume ikora mu gihe cyawe, abantu benshi bahita bashunguka bakabyakira. Kandi ibi bintu ikikwereka ko hari indi myuka ibiri inyuma. Uzi ko abantu batura bakatura bakamara imyaka 10 batura ntiyirande konte ko ibintu yatura bitarimo bikora. Ibi bintu rero
byo kwatura ijambo ry'Imana ryo kwizera. Ubushize twarebye iki kintu bigisha abantu cy'uko ubwabo ari Imana. Iyo bamaze kukwigisha kuri Imana rero banakwigisha kwiyizera ubwawe, aho kugira ngo wizere Imana ugasigara wizera kwizera kwawe. Kwa kwizera kwawe kukaguhindukira ikigirwamana, ukagusimbuza Imana, kandi tuzi neza yuko bene data dusenga Imana ifuha, nta kintu na kimwe ushobora kuzasaba kwizera kwawe ngo kukigukorere, aho kugira ngo usabe Imana ibyo ukeneye noneho ugasigara warabaye umuremyi uri wo kubitegeka byarangiza bikaba, uri wo kubyatura byarangiza bikaba. Hari ijambo ndumva nibutse ijambo bakunda kwishingikirizaho, reka ndirebe gatoya, ndumva riri mu Baheburayo 3 ariko umurongo sinwibuka ntahabona muri ihangana. Okay, ni Abaheburayo 3 umurongo wa mbere, haravuga ngo nicyo gituma bene data bera, aha ntari kuvuga abantu bose, aravuga bene data bera, mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Aka kantu rero ngo Yesu ni umutambyi w'ibyo twizera tukabyatura, baragafata bakagatwistinga bakakizirikaho, barangiza bakagasobanurisha ko Yesu ahita iteka ahinduka umutambyi w'ikintu cyose wizeye ukacyatura. Niba wizeye inzu ukayatura, ngo ubwo Yesu ahisaba umutambyi w'icyo kintu, icyo kintu kigomba kuza mu buzima bwawe. Ariko se bene data, ibyo twizera ni iki? Ubundi kwizera ni iki? Wandikiye Abaheburayo igice cya 11 asobanura neza icyitwa kwizera. Umurongo wa mbere aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Umurongo wa kabiri ngo icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya yuko bitazaba, ngo kandi kuduhamiriza yuko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Ariko se ibyiringirwa, ibyo tutareba n'amaso ni ibiki? Ibyiringirwa ni inzu, ni abagore, ni imodoka, ni biriya byose batubwira. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo ntitugakunde iby'isi. Muribuka aho twasomye Yohana wa mbere 2 umurongo wa 15 na 16, ngo kuko ikiri mu isi cyose, ngo umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese ntikuba kuri muri we. Ariko noneho icyo cyo ntago bagisoma, badusomera yuko kwizera ari ukumenya ibyiringirwa rwose, hanyuma ibyiringirwaho kugira ngo bibe ibyo zino ntwari zo kwizera zizeye. Muzi ko ibi byiringirwa byatumye izi ntwari zo kwizera, ugiye usoma ibintu byagiye kwizera kwatumye izi ntwari zo kwizera zikora, ahubwo kwatumye zisiga ibi byose twebwe batubwira gusingira, kugira ngo basingire ibyiringirwa babonye, bya bindi tutabonesha amaso, ariko kwizera muri twe kutwemeza ko ari iby'ukuri. Ubu se n'iki kintu cyakwemeza ko abapfuye bazazuka? Ni ukwizera. Hari ukuntu bizi muri wowe ariko ntushobora kubisobanura. N'iki cyakwemeza ko Yerusalemu nshya iririyo ihari? Ni ukwizera. Ibyo nibyo byiringirwa bene data. Ibyiringirwa ni ibyamanuye Kristo mu ijuru, araza umuntu nkatwe ajya ku musaraba kugira ngo twinjire mu masezerano y'ibyiringirwa. Ntabwo ibyiringirwa ari ibyo n'abanyabyaha bari basanzwe bafite ataranapfa. Ubu se aba bakire n'aba bantu bose bayoboye isi, ya miryango yose dora tuvuga, batunze iby'isi byose kuko bizeye, nta nubwo bakwemera, baragutuka. Ariko ibyiringirwa ni ikindi. Ibyiringirwa ntabwo ari ibyo ngibyo urimo ushaka kubigira byo, oya. Ibyiringirwa ahubwo byatumye abizeye bose barasize inyuma, basiga. Reka nsome yenda umurongo wa 13 uravuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe. Bya bindi byiringirwa, ibyiringirwa babonaga ngo abo bose bapfuye batarahabwa bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Niyo mpamvu kwizera kutabatashaga kubyisa, ko arabadetashaga. Kwizera kwatuma
batumaga batandukana n'ibyisaho kugira ngo bomatanye nabyo. Ntabwo kwizera ari ukumenya ko bya bindi byose ibyiringirwa abanza umenye ibyo ari byo. Ibyo ngibyo bareberaga kure bikabatera kuvuga yuko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Ngibyo ibyiringirwa. Ibyo ngibyo mu gifaransa ngo ils ont salué ça de loin. Barabipeperaga bari kure cyane, bakabireba bikabishimisha. Nta bundi buryo babireberaga mu kwizera. Ngo uwo mumaro wo kwizera nuko twiringiza yuko ibyasezeranijwe ari ukuri kandi bihari, bityo tukagenda mu isi dusiganirwa nk'abarimo basiga isi inyuma, barimo basatira gakondo. Reka nsome uyu murongo wa 13 ngo abo bose bapfuye bakizera. Ntabwo bigeze baburishwa kwizera nuko ngo bazereraga mu isi, ngo bambaye impu z'inyamaswa, ngo batagira aho baba mu masenga. Oya, bajyanye mu kwizera ayo masenga. Kwizera kwabo bakujyanye mu masenga bayabamo kandi bizera. Bageze aho imyenda ibashiraho, ngo bakajya bambara. Icyo gicu gisomye kiragusobanurira kwizera icyo ari cyo. Kwizera kwageze aho gutuma batanga abana babo nk'uko Abrahamu yari atanze Isaka ari umwana we w'ikinege. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Ibyo byiringirwa se biri hehe? Ibyo byiringirwa bamaze kubimenya, bakomeje kwizera no mu gihe basaga n'abapfuye, bakomeje kwizera no mu gihe basaga n'abashungerewe, bakomeje kwizera no mu gihe barimo babagaburira inyamaswa muri stade Roma. Haleluya! Bakomeje kwizera no mu gihe babataburiragaho imyenda, bakomeje kwizera mu gihe bababambaga babacuritse, bakomeje kwizera bari kubateka mu ngunguru z'amavuta. Ariko ibyiringirwa byo byari bikomeje kuba bizima muri bo. Haleluya! Ngo abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira. Mwene data, ibyasezeranijwe wishimira urebera kure ni ibiki? N'amazu n'abatizera barayafite. Pawulo yigeze kwandikira itorero, araribwira ngo iyaba kuzuka ko bapfuye kutazabaho, twebwe abizera twaba turabo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose. Kubera iki se? Ibyiringiro byacu biri mu ko abapfuye bazazuka, kuko ibyiringiro byacu biri hakurya y'umuzuko. Ibyiringirwa dukurikiye biri hakurya yo kuba twasohotse muri uyu mubiri. Ibyo nibyo turebera kure, tukabyishimira, tukabisaliwa de loin. Haleluya! Icyampa Uwiteka akandika ibyiringirwa ku mutima wawe, byahindura ubuzima bwawe bw'agakiza, byahindura kubaho witotombera Imana. Kuko ijambo rirambwira ngo nuko abababazwa mwese nk'uko Imana ibishaka, mubitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwanyu. Ariko mukomeze mukore neza, kuko nubwo muri kubabazwa gutyo, ibyiringirwa biracyabategereje. Bibategereje hese? Umuririmbyi yararirimbye ngo hakurya ya Yorodani abariyo bararirimba. Haleluya! Reka dukomeze. Abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babiroraga biri kure bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Niyo mpamvu nta by'isi bizirikagaho, bavugaga yuko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Ariko uzi ubuzima bw'umushyitsi, uzi ubuzima bw'umwimukira. Umushyitsi yagiye ahantu aho bamuraje araraho, nihashaka habe hari ibiheri birara bimurya, aragerageza nanataka bene urugo ntibabyumve, ariko mu mutwe we ahumurijwe nuko ejo azataha iwabo. Umushyitsi yagiye ahantu agasanga barara ku musambi, arihangana urareho imbavu zimurya, ibitugu bicike, ingingo zimugare, ariko ibyiringiro bye nuko azataha iwabo ejo akarara kuri matora nk'iyo ababyeyi be bamuguriye, imatora yasiziwe mu rugo. Haleluya! Bene data, igituma twihanganira ibiri muri iyi si, igituma twihanganira persecution zose izirimo hale, abagira batabagira bate, igituma twihanganira ubu buzima ntitujye guca inzira nk'uko abandi bazicira, nuko tuzi neza yuko hano turi abashyitsi. Wandikiye Abafilipi yarababwiye ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje yuko umukiza wacu azava, ari uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Rero kwizera ni ukumenya yuko uri umushyitsi n'umwimukira mu isi. Ikibikumenyesha se ni iki? Nuko hari ibyiringirwa uri murebera kure mu kwizera ukabyizirikaho. Haleluya! Umurongo wa 14 ngo ariko noneho
abavuga batyo 14 abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo iyo si bavuyemo. Iyo ngiyo birirwa babashuka ngo ni mwature biriya mukomeze mukurura ibyisi, iyo baba barakumbuye ibyo ngibyo baba barabonye uko basubirayo. Ngo ariko noneho 15 ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Mwene data, niba kwizera kwawe gushingiye ku byo uzabonera hano mu isi, kwirari ry'amaso, kwirari ry'ibyisi, kukwibona ku by'ubu bugingo, uri isoni ku Mana, itewe isoni no kwitwa Imana yawe. Abangaba icyatumaga Imana itagira isoni zo kwitwa Imana yabo ngo nuko igihe cyose bavugaga yuko ari abashyitsi n'abimukira mu isi, kandi ntabwo bigeze bakumbura iyo bavuyemo. Nubwo iyo bayikumbura bari bafite uburyo bwo gusubirayo, nta mapingu Imana yari yarabashyizeho. Ni iki gitumye ukunda iyo uri kuvamo? Ni iki kigukumbuje iyo uri kuvamo? Ni iki kikwibagije ko Imana yakwiteguriye umudugudu mwene data? Haleluya! Uru ni urugamba turwana kugera dupfuye. Niyo mpamvu Yesu yahamagaye, yaravuze ngo umuntu nashaka kunkurikira abanze yiyange, narangiza yikorera umusaraba w'iminsi yose ankurikire. Kubera iki se? Nuko nubwo ikibyarwa n'umwuka nacyo ari umwuka, ariko wa mwuka aje guhangana na kamere muri twebwe. Yesu aragira ngo ya kamere ikunda isi, ya kamere ikunda kugundira isi, ya kamere ikunda abakomeye, ya kamere ikunda gushushanywa n'ab'iki gihe, iyo kamere uko duhuye nayo twemere tuyibambe kuri wa musaraba. Nawe aravuga ngo ushaka kunkurikira niyiyange maze yikorera umusaraba we iminsi yose. Ntabwo ari rimwe mu cyumweru, hoya no mu rusengero nujyayo jya ujyana umusaraba wawe, kugira ngo nibakubwira ibyo bintu uhita ufata iyo kamere barimo bakangura uyibambe, kuko data yatwiteguriye umudugudu bene data. Haleluya! Reka rero tugaruke kuri iri jambo ryo kwizera. Mu by'ukuri iyi ni imyizerere itamaze igihe kinini cyane yinjiye mu Bukristo, ariko ni imyizerere yatangiriye mu isi y'umwijima. Ubu ni ubupfumu bukomeye cyane, ntabwo ndi bubwinjiremo nonaha, ariko ni ubupfumu bukomeye cyane. Abavuga igifaransa ushobora kujya kuri YouTube ukandika la loi de l'attraction, cyangwa abavuga icyongereza ushobora kujya kuri YouTube ukandika the law of attraction. Ubu ni ubupfumu bukomeye cyane bushingiye kuri loi de l'attraction. Ubu bupfumu bwa loi de l'attraction bwigishijwe cyane n'umupfumukazi wari ukomeye mu gihe cye witwaga Helena Blavatsky. Pastor Musisa akunda kutwigisha cyane kuri Alice Bailey, ariko Alice Bailey aje gusimbura Helena Blavatsky. Helena Blavatsky ni umupfumu wamenyekanye cyane, wazanye amategeko mashya aturutse mu isi y'umwijima muri iyi si yacu. Muri yo harimo la loi de l'attraction, cyangwa itegeko ryo gukurura ibintu. Iri tegeko rivuga, niho hahandi ukunda kumva ngo la pensée positive. Iri tegeko rivuga ko ibintu byose wikonsanteyeho ukabitekereza, ugahora uvuga ibintu byiza, watura ibintu byiza, ngo ibyo uvuze ngo nizo energy ukurura, n'ibintu bishingiye ku bintu bya energy. Mu by'ukuri ntaho bihurira n'umwuka wera, ntaho bihurira no kuvuka ubwa kabiri, ntaho bihurira n'inzira ijya mu ijuru. Ni muhunga abo badayimoni binjiye mu nsengero. Umwuka we Helena Blavatsky niwe usigaye wigisha mu nsengero muri iyi minsi. Iri jambo ryo kwizera ryazanywe bwa mbere n'uyu mugore, cyangwa se muri iki gihe cyacu turimo l'état moderne, ryazanywe n'uyu mugore witwa Helena Blavatsky. Niwe wazanye iyi loi de l'attraction, ayigisha abigishwa be. Amaze kuyigisha abigishwa be nabo bayispreadinga mu isi yose. Alice Bailey nawe aje noneho arabitsindagira kurushaho, abikwiza mu isi yose. Muri yoga baba bari muri loi de l'attraction, muri za kundalini baba bari muri loi de l'attraction, muri bya bintu byose mubona ngo abantu barimo baramedita bakifata gutya no, mu bitekerezo by'abafite ngo ibintu ari marema abikurura. Ariko bene data, ibyo bintu ntabwo
ntabwo ushobora kubikurura mu mutwe wawe, hari izindi mbaraga, ahubwo imyuka izabikuzanira niyo uba urimo gukurura, warangiza ukisanga uri imbata y'abadayimoni. Imana itugirire neza, dukure idufashe kugira ngo, kuko muri kamere yacu dukunda iby'isi pe, ariko ishobora kudufasha kugira ngo dukure imitima yacu ku by'isi tuyihoze ku biri hejuru mu ijuru. Ubwarwo ni urugamba tugomba kurwana, ariko noneho kuri uru rugamba iyo hiyongereyeho ko turimo twigishwa inyigisho noneho ahubwo zo kurambika intwaro zo kurwana urwo rugamba, ahubwo noneho tugatangira kurwanirira bya bindi twagombaga kurwanya mu kwizera. Imana idutabare. Mbega itorero ryo mu minsi y'imperuka ngo riravangirwa. Uwagarura Pawulo akareba ibintu yasize ahanuriye Timoteyo birimo bidusohora aho turi kubibamo, ubwo yamubwiraga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, ubwo yamubwiraga uburyo benshi bazoshwa n'inyigisho z'abigisha b'ibinyoma ngo bahoze umutima ku by'isi, ngo Imana yabo ninda n'ikimenyimenyi. Umuntu ukwigisha izi nyigisho ni umuntu n'ubundi nawe aba arimo ashaka n'uburyo bwo kugusikamingamo ibitunga inda ye, no kugusikamingamo, kugukamuramo. Intama barazifashe, umuhanuzi niwe wanditse ngo barize ibyibushye bazirya ibinure byazo, bamaze kuzimara bajya kuzinanutse basanze nta kanyama kariho, bageza aho barye inzara z'intama. Bene data, mwakijijwe koko, mwakijijwe ku bwami bw'Imana buri bugufi butwegereye, mwabashumbamwe, mwakijijwe ku bwami bw'Imana butwegereye, kandi ko kuri uriya munsi nta rundi rwitwazo waha umwami Yesu. Imana idufashe cyane. Bene data, mu by'ukuri ntabwo twebwe turema, oya, ahubwo twizera Imana irema. Iyo ugeze ahantu bakwizeza ko kwizera kwawe kurema, ushobora kwatura ibintu bikabaho kuko uri Imana, byinshi ni naho bitangirira, ukajya watura ibintu ngo Kristo ni umutambyi w'ibyo twizera tukabyatura. Ibikisi ibyo twizera ko ari ibyo twijejwe n'umusaraba wa Kristo, ngo ni umutambyi ngo rema. Reka da, izo ni inyigisho z'abadayimoni, muzihungire kure. Ntabwo rero twebwe kuturema, ahubwo twizera Imana irema. Kwizera ntago kurema bene data, harema Imana twizera. Iri jambo ryarakwiriye ahantu hose ngo kwizera kurarema, ariko uzashaka ahantu nibura hamwe muri Bibiliya handitse ngo kwizera kwawe kurarema. Yesu yigeze kubwira umugore ngo kwizera kwawe kuragukijije, ubundi arongera abwira umugore, abwira undi muntu ngo mbonye kwizera kutaba no mu Bisirayeli. Bene data, iriya ni recompense yo kwizera. Ntabwo kwizera none se ko atarabona Yesu nyine atakize, kandi uko kwizera ko yari agufite, byasabye ko ahura na wundi ureyariza ibyo twizera. Byasabye ko ahura n'Imana irema, imuremera ubuzima. Ntabwo kwizera gutya gusa yahumirije, no, ushaka Imana. Uriya muntu yarabyiganye, ajya mu kivunge cy'abantu nubwo yari yizeye, ariko ati mpaka mukoreho. Yari afite kwizera ko umwami Yesu yamukiza, ariko uko kwizera ntacyo kwamumariye. Byabaye ngombwa ko agera kuri wa wundi ubasha gukiza. Haleluya. Kwizera kwawe gushyire mu Mana yagukiza, wigushyira muri wo. Mu kwizera kwawe ubwawe wikwiyizera. Ntabwo kwizera kwawe kurema, ahubwo kwizera kwawe gushobora gukora ku mutima w'Imana ibasha kugira iki kuremera. Ijambo ry'Imana riratubwira, reka yenda tuhasome, ni mu Bafilipi, mu Bafilipi igice cyaho cya 4, Abafilipi 4 umurongo wa 6. Umvuka iryo jambo rivuga, riravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye kandi mushima, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose y'umuntu yamenya arindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Mu by'ukuri nta ibyo kwizera kwawe icyo kukumarira, nuko kukwigisha yuko Imana ishobora kugutabara. Kwizera kwawe icyo kukumarira, nuko kukwibutsa yuko Imana ishobora byose, yagukura no muri icyo kibazo. Ijambo rikakubwira ngo ibyo ukeneye byose bimenywe n'Imana, ubyingingiye kandi ushima, ubisabye ubyingingiye kandi ushima. Ibiri hanze y'ibyo ngo turabiriya ngo gira kuriya, none se izi nyigisho ariko zije ubundi tureba, bene data, ko tuzi neza ko zitari mu nyigisho twigishijwe mbere, kuki twebwe ubundi tuzakira? Iyo nyigisho rero ni inyigisho ipfuye cyane,
kubera ko n'inyigisho ikura abantu ku kwizera Imana bakiyizera ubwabo, kandi n'ikimenyimenyi baba babigishije ko ubwabo ari Imana. Kwizera kwacu ubwacu ntago ntigushobora gukoresha Imana ikintu itagambiriye gukora ngo nuko twabyatuye. Reka da, watuye ikintu Imana itagambiriye kugikora ntago cyakoreka. Ntago ushobora kumanipirisha Imana kwizera kwawe. Uzi ko hari igihe abantu bafata Imana bakigisha ibintu byo kuyisuzugura no kuyicisha bugufi no kuyicunaguza, nkumva birambabaje. Bigasa naho Imana ari mastike ufata ugakandakanda ukagira gutyo ukayikoramo forume ushaka. Oya, Imana niyo yaturemye, ntago ari twe twayiremye. Niyo idukoresha si twe tuyikoresha. Ntago kwizera kwawe ari ikintu wamanipirisha Imana kugira ngo ikore ibintu itagambiriye kugukorera. Ahubwo niba ubabaye senga, mwene data, niba ufite ikiguhangayikishije kimenyesha Imana ibyo dukennye byose, nk'uko iri jambo ribitubwiye mu Bafilipi 4:6, bimenywe n'Imana tubisabye tubyingingiye kandi dushima. Hari documentary rero nshaka kubereka, ariko ntarayibereka, ndagira ngo mbasomere ibi byanditswe Zaburi 115 kugira ngo bigumane n'imitima yanyu, kuko iyi documentary igiye kutubera nk'ubuhamya bw'umuntu wakuriye muri iyi myizerere yo kwatura ijambo ryo kwizera. Atubwira uburyo Imana yaje kuyimubaturamo, kandi uburyo Imana yamumenyesheje ko atajyaga mu ijuru nubwo ari byo yari yarakuriyemo. Hanyuma uyu muntu kandi araza kugera n'ahantu adusobanurire amavu n'amavuko y'iyi myizerere yo kwizera, yo kwatura ijambo ryo kwizera. Iyi documentary muyikurikire neza, iraza kubaha umucyo cyangwa se iraza kubasobanurira byimazeyo ahantu ibintu bimwe na bimwe tugenda twizera bituruka. Nyamara uwandikiye Abagalatiya Pawulo yaravuze ngo nihagira umuntu uzana ubundi butumwa, niyo yaba marayika uvuye mu ijuru akazana ubutumwa bwaba ari ubusa n'urwandiko twanditse ariko budahura n'ibyo twabigishije mbere, izo ni intumwa, kuko twubatse ku rufatiro rwubatswe n'intumwa. Yandikira Abakorinto ba mbere 3 yarababwiye ngo nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge nashyizeho urufatiro, ngo nuko umuntu wese yirinda uko yubaka kuri rwo. Bene data, twirinde inyigisho twigishiriza ku rufatiro rwashyizweho n'intumwa. Twirinde ivugabutumwa dukorera kuri uru rufatiro, kuko si twe twarushyizeho. Akanavuga ngo nta rundi rufatiro umuntu wese ashobora gushyiraho, urwo rufatiro rushyashya rw'ijambo ryo kwizera. Bene data, ntago rwashyizweho n'intumwa, niyo mpamvu ibyarwo byose ukwiye kubihungira kure, kuko nibikujyana kurimbuka. Reka mbasomere ibi byanditswe nka 2 kugira ngo bibakomeze kandi musigare mubitekerezaho. Hanyuma turebe iyi documentary, nyuma yayo ntabwo ndi bugaruke uretse gusenga, hanyuma dusoze ikiganiro cy'uyu munsi. Zaburi 115 umurongo waho wa 3 ngo ariko Imana yacu iri mu ijuru yakoze ibyo yashatse byose. Mu Gifaransa bavuze ngo notre Dieu est souverain, ngo Imana yacu iri mu ijuru ngo il est souverain en toutes choses. Bivuga ngo Imana yacu iraganje, ntabwo ushobora kuyikoresha ibintu tout ce qui te passe par la tête, la folie de l'homme, icyo wifuje cyose ngo Imana igiye kwexecuta. Imana yacu iri mu ijuru kandi yakoze ibyo yashatse byose. Ntabwo Imana ibereyeho kwexecuta ubushake bwawe, ikora ibyo yashatse byose. Haleluya. Bene data, ndabinginze twongere dutekereze ku Mana twizeye. Niba ari Imana tumanipira gutyo, utekereza ikintu ukagira gutya nk'ukoza akamaji kabirakoze, ndakurahiye iyo ntabwo ariyo Mana twizeye. Ntabwo ariyo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ahubwo yo yahamagaye abantu bazipuriya ku bushake bwayo. Ntabwo yahamagaye abantu bazayipuriya ku bushake bwabo. Oya, ntabwo twebwe tumanura Imana ngo ise n'ubushake bwacu, ahubwo turipuriya ku byishaka. Haleluya. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abaroma yarababwiye ngo nuko mutanga imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Haleluya. Bene data, ngo kugira ngo mumenye ubushake bw'Imana ubwo aribwo bwiza bushimwa kandi butunganye rwose. Twe tubereyeho gukora ubushake bw'Imana, ntabwo Imana ibereyeho gukora ubushake bwacu. Reka dusoreze kuri Zaburi 135 umurongo waho wa 6. Ijambo riravuze ngo icyo Uwiteka ashaka cyose ajya gikorera mu ijuru no mu isi no mu nyanja n'imuhengeri
hose. Bene data, ubushake bw'Imana nibwo bw'ingenzi muri uru rugendo, ntabwo ari ubushake bwacu. Imana ntiyegizekita ibyo twebwe dushaka, nitwe twegizekita ibyo ishaka, ahubwo abayizera bakwiye iteka kuyibwira ngo Mana, icyo ushaka cyose ujye ugikorera mu ijuru no mu isi no mu nyanja n'imuhengeri hose. Nanjye hagati aho ndisanga aho ngaho, nimba ntari mu nyanja nk'uko Yona yari ahari, ubwo nyine ndi muhengeri cyangwa se ndi mu isi. Donc tugomba kubwira Imana ko twiteguye kwakira ubushake bwayo. Mbese wakwitegura ute kwakira ubushake bw'Imana kandi urimo ushaka kuyimanipirisha kwizera kwawe ngo ikore ibyo ishaka? Imana rero idutabare. Reka murebe iyo documentere, turagaruka dusenga Imana dusoza. Imana iduhana umugisha. You know, God wants you healthy. I believe in healing, in divine healing, of course, and I go to the world and travel and preach the gospel, and nakuriye mu myizerere y'ijambo ryo kwizera ndetse n'ubutumwa bw'iterambere. Nakoreraga data wacu Benihin, uzwi cyane mu bitangaza byo gukiza indwara. Ngikorana n'umuryango wanjye nakiraga abantu, mbese akazi kanjye kwari ukwambara kositime nziza ngasa neza, ngahagarara imbere mu gihe barimo basengera abantu. Ariko icyo gihe nari nzi ko byari iby'ukuri koko, ko abantu baba bakozweho koko, ko data wacu yasizwe. Nazamuraga ibiganza ngasengera mu ndimi, ngasenga mu mwuka ngo Imana ibakoreho kandi bakize. Mu bijyanye n'imyizerere uyu munsi ntacyo nemeranyaho n'umuryango wanjye, cyangwa se imyizerere yo kwatura ijambo ryo kwizera cyangwa ubutumwa bw'iterambere. Kandi impamvu y'ibyo ni uko nasobanukiwe ubutumwa bwiza ubwo ari bwo. Nitangiraga cyane ubutumwa twigishaga bwerekana Yesu nk'igiheko w'ubufindo mu buryo bumwe, ku buryo numuvuguta neza mu buryo bwagenwe azaguha umugisha, aguha ibyo ushaka byose. Ubwo nasozaga amashuri yisumbuye, icyo nifuzaga cyane kwari ukuba umukinnyi wa baseball. Nk'umwana wakuriye mu ijambo ryo kwizera, naribwiye nti niba ushaka kubona umugisha ugomba kugira icyo ukora. Nuko mbiba imbuto nkirangiza amashuri yisumbuye na mbere yo kujya muri kaminuza. Imbuto nabibye kwari ukujya gukorera data wacu Beni. Nari ngiye gukorera uyu mugabo mu ikipe y'abakorana nawe mu murimo, nshaka kugira Imana iy'ibanze kuko mfite inzozi, mfite amafaranga nshaka kwinjiza, mfite amazu nshaka kubaka, kandi mfite baseball nshaka gukina. Kugeza ubwo naburaga umwaka umwe ngo nsoze amashuri, kandi nari mfite umutoza, akaba n'umutoza utoza n'abigishwa ba Kristo. Yari umugabo udasanzwe wadutozaga kuba abagabo, ariko abagabo b'Abakristo. Umunsi umwe mbere y'amarushanwa aratubwira ati, basore, Imana iraganje, ntimuhangayikishwe n'abatoranya, kubera ko Imana igena byose. Ntimuhangayikishwe n'ahazaza hanyu, kuko Imana igena byose. Aho niho yatubwiye ijambo ryo mu Migani 21. Aratubwira ati, Imana igenzura abami, Imana igenzura aba bakora amajonjora, Imana igenzura ahazaza hanyu, ntibibahangayikishe. Nk'umwana wo mu ijambo ryo kwizera ndetse no gutera imbere, naribwiye nti nakora iki kugira ngo nanjye mbe mu ruhande rwiza rwo kuganza kw'Imana? Nkeneye ko aka kantu ko kuganza nanjye gakora kuri jye. Ariko iyo yari imbuto ngari yari itewe mu buzima bwanjye, kuko yari itandukanye n'ibyo nigishijwe byose. Ariko byahuraga no kuri kwa Bibiliya, kandi ntacyo nari gukora cyangwa kuvuga cyabashaga kubihindura. Impamvu abantu bakomeza kwigisha ko ari ubushake bw'Imana ko bose bakira, kandi ko niba badakize ikibazo kiri kuri bo, nuko ari bwo buryo bwiza bwo kubacurika. Iyobokamana ry'iterambere ni amafaranga. Yesu ni umunyamabanki. Yaravuze ati, nimwibikire ubutunzi bwanyu mu ijuru. Hari ubutunzi ufite mu ijuru? Ntabwo yigeze avuga ko utabusohorayo. Petero wa 2:2, Petero abivuga atabiciye ku ruhande. Ati, umururumba w'abigisha b'ibinyoma uzatuma babashakamo indamu. Kandi ibyo nibyo nanjye nakoraga.
fly in a private plane? Yes, I do. You're staying right now in one of the fanciest hotels in New York Yes, City. I am. You wear Nice very nice clothes. nambaraga n'imyenda y'imbere ihenze amasaha yanjye yabaga ahagaze ibihumbi 10 by'amadolari nashoboraga kubona icyo nifuza cyose So, do you not have any misgivings about that? kandi ipfunwe nagize mu myaka itambutse maze kubisohokamo ryari byinshi cyane nari mfite imodoka zademewe na Benz ariko iyo nakundaga muri zose yari hama yanjye y'umukara nari mfite gusa imyaka 21 yari ifite televiziyo muri yo mw'imbere yari ifite iby'agahebuzo byinshi iyo modoka yantwaraga igihumbi buri kwezi gusa kubera ko tubifitiye uburyo ngiye gusaba benshi muri mwe kubiba amadolari igihumbi bizera ubutunzi buzakurikira inzu yacu yo mu majyaruguru yari ifite metero kare zirenze 900 iya kabiri yo muri California y'amajyepfo yitegeye amazi ihagaze miliyoni 2 z'amadolari nagenze mu ndege bwite zihambaye twariye ibiryo bidasanzwe mu maresitora akomeye twaraye mu mahoteli agera ku bihumbi 20 ku ijoro hari imwe y'i Dubai yitwa Burj Al Arab ni hoteli idasanzwe twakiriwe n'imodoka zera z'agahebuzo zatujyanyeyo buri cyumba cyose ni nk'inzu ubwayo twaraye mu cyumba cy'abami cyari zahaba ahantu hose ni ibintu ntazibagirwa indi hoteli nibuka ni yitwa Great Resort Agonis ni mu Bugiriki igitangaje hari ku nyanja ya Ege nari mpafite inzu yanjye ifite pisine yayo nahagararaga nitegeye inyanja ya Ege muri Bibiliya iyi nyanja Pawulo yayinyuzeho kenshi ajyana ubutumwa bwiza nanjye mpahagaze nk'umwana w'ijambo ryo kwizera no gutera imbere nitegeye aho Pawulo yarohamye akahurira n'ibyago byinshi kubwo kujyana ubutumwa bwiza gusa nkibwira ko mbwiriza Yesu nk'uwo Pawulo yabwirizaga ipfundo ry'amateka y'inyigisho z'iterambere kwatura ijambo ryo kwizera n'imyizerere yo kuba Imana nto ntabwo ufite Imana muri wowe uri Imana ubwawe muri Imana na intoya ni Imana na inkuru nawe uriyo na into imyizerere yo kuba Imana nto igendera ku itangiriro 1:2 aho batwereka umuntu warimwe mu ishusho y'Imana akabana n'Imana mu busabane bwiza amahoro mu busitani rimwe mu mabuye fatizo imyizerere yo kwatura ijambo ryo kwizera yubakiyeho ni igitekerezo cy'ibirere bitatu cy'ikiremwa muntu mu mwimerere wacyo kiri mu birere bitatu ko gifite ubugingo n'umubiri ariko mu by'ukuri biremwa muntu ari imyuka essentiellement les êtres humains sont des esprits. uri umwuka ufite ubugingo kandi utuye mu mubiri kandi ngo nk'imyuka bari mu cyiciro kimwe n'Imana mu biriho intego y'Imana mu kurema Adamu bwari ubushake bwo kwirema ubwayo kandi nk'Imana ndetse nk'imyuka bashobora guhamagara ibitariho bikabaho binyuze mu kwatura bisaba gusa kwatura ibyiza maze bya byiza batuye bigahinduka ibifatika So that's how powerful your words are. Your words have creative power. shoje kaminuza naje guhura n'uwabaye umufasha wanjye ubu yambereye mwiza imbere n'inyuma aturuka mu myizerere yari itandukanye cyane n'iyanjye itandukanye n'ijambo ryo kwizera ndetse no gutera imbere ubwo nabwiraga umuryango wanjye ko nahuye n'umukobwa mwiza barambwiye bati ni byiza turifuza guhura nawe mbese yuzuye umwuka ndibwira ntiye baba we baratangiye birumvikana ko yuzuye umwuka wera kuko mu myizerere yacu umuntu ntaba yuzuye umwuka wera keretse yarawubatijwemo yewe nta n'icyemeza ko akijijwe keretse avuze mu ndimi nk'igihamya ko yakijijwe cyabaye igihe cy'umubabaro mwinshi ku mufasha wanjye no kuri jyewe kuko twarimo tugerageza kumutsindagiramo imyizerere n'inyigisho bidahura n'ijambo ry'Imana umunsi umwe ubwo umugore wanjye amarira
yari yamurenze, twaguye bitunguranye ku Bakorinto ba mbere 12:30, aho Pawulo abaza ati mbese bose bavuga mu ndimi? Ntabwo ari cyo cy'ingenzi, kandi ntidukeneye twese kuvuga mu ndimi nk'ikimenyetso cy'agakiza. Duhabwa twese umwuka wera tuvuka ubwa kabiri, nta bari mu cyiciro cyo hasi muri Kristo, nta bari mu myanya y'inyuma ngo abandi babe mu myanya y'agahebuzo. Twese dufite umwuka wera, nuko n'izindi nyigisho zagiye zituma imyumvire ipfuye ikomeza kugwa. Dusohoye mu gihe aho benshi mu bakuriye iyo myizerere y'ijambo ryo kwizera n'abanyamadini bakiza indwara bagenda basaza, abantu nka data wacu Benny Hinn na Kenneth Copeland bari gukura. Icyo turi kubona ubu ni uko hari kubaho gutanga umurage ku bagabo nka Todd White n'abandi bari kuzamuka. Mwene data, wirinde kuvuga umukozi w'Imana, niyo yaba ari mubi indwara izakuzaho. Ubavuzeho cyangwa urabavuguruje uzavumwa, nuko twari twarigishijwe. Byatumye dukurira mu bwoba, nta wakwibaza kuri iryo yobokamana, inyigisho cyangwa ikindi. Bemeza ko abo bavuga butumwa ari indakorwaho. Nukora ku bakozi b'Imana uzacirwaho iteka rikomeye. Ko ari abasizwe b'Uwiteka, kandi Bibiliya ivuga ngo ntimuzakore ku basizwe banjye, bo bakumva ko kutabakoraho ari ukutavuguruza ibyo bavuga. Ntuvuge amazina y'abantu kuri radiyo na televiziyo zanyu. Umurage w'inyigisho z'ijambo ryo kwizera ukomoka ku mugabo witwa Esek William Kenyon mu myaka y'1800. Kenyon yari umubatista wigishijwe na H. Gordon n'abandi bizeraga ivanjiri yo gukiza indwara binyuze mu kwizera. Niwe wabaye inkingi y'ibitekerezo byaje gufatwa na Kenneth Hagin nyuma na Kenneth Copeland mu byiswe muvoma y'inyigisho z'ijambo ryo kwizera. Abandi bigisha b'inyigisho z'iterambere nka Joe Austin, Joseph Prince, Joyce Meyer na Benny Hinn bakongejwe cyane na Kenneth Copeland. Kenneth Copeland yasobanukiwe byimazeyo iyobokamana ry'iterambere ndetse n'ijambo ryo kwizera, akurikirana inyigisho za Kenneth Hagin. Ari we se ubyara muvoma y'ijambo ryo kwizera n'ubutumwa bw'iterambere. Umwe mu babwiriza bazwi cyane muri iki gihe muri muvoma y'ijambo ryo kwizera ni Bill Johnson w'itorero rya Bethel. Batangiye umurimo witwa Jesus Culture, kandi barazwi cyane, baririmba indirimbo nziza zifite n'injyana nziza. Ariko abantu bashobora kuba batazi ko ku rupapuro rwa 29 rw'igitabo cye Iy'ijuru riganje isi, Bill Johnson yanditse amagambo agira ati, Yesu yakoze ibitangaza n'ibimenyetso nk'umuntu wabaga mu busabane n'Imana, yongeraho abishimangira ati si nk'Imana. Iyo aba yarabikoze nk'Imana byaba ari indashyikirwa kuri twe, niyo mpamvu kuko yabikoze nk'umuntu mfite inshingano yo kugendera muri ubwo buzima. Kuki ari ngombwa cyane kumva ubumana bwa Kristo? Kuko nitwumva nabi ubumana bwa Kristo tuzumva nabi ubutumwa bwiza, kandi niba kwizera kwacu kuri muri Yesu utari Imana neza mu murimo we wose kugera ku musaraba, ni gute yaba yarabaye igitambo cyera cyemewe cyatwikorereye ibyaha ku musaraba? Ntibyashoboka. Niyo mpamvu ari ubuyobe. They can represent the Father without miracles, do not understand the Father. To think that I could adequately display the love of God without power is absolute nonsense. It is absolute insult to the gospel. Abanyamadini benshi bakiza indwara bavuga ko niba udafite ibimenyetso n'ibitangaza biherekeza ubutumwa bwiza uvuga, utaba ufite imbaraga nyakuri. Abagabo nka Todd White babwiriza ubutumwa bushingiye ku rukundo. Ikibazo ni uko atari urukundo rwo muri Bibiliya. Urukundo rwo muri Bibiliya ruhangara icyaha. Dore bimwe mu bibazo nakuze nibaza mu biterane byo gukiza indwara bya data wacu cyangwa data. Niba dufite izo mpano zo gukiza
gukiza indwara kuki tutajya mu bitaro kuki tutajya ku ishuri ryanjye kuki tutajya iwabo w'umwana twigana urwaye kanseri kuki tutabasha gukora ibyo tuvuga ko dukora kuki dukenera umuziki birakomeye gusinzira nijoro hari ababyeyi bazanye impinja zabo zenda gupfa kuko so wanyu ashobora kuzikiza kandi batanze ituro ryabo ry'agahebuzo nyamara bagasubira iwabo zikirwaye ntibyoroshye gusinzira wiriwe ubona abagore bagendera mu tugare bateruye abana babo umuryango wawe basezeranya amagara mazima n'ibyiringiro udashobora kubibaha ariko kandi mugafata amaturo yabo mukajya kuyabamo mu buryo bw'umurengwe biragoye ntibikomeye guhagarara ku kuri ariko biragoye kuba mu kinyoma because it is the promise of our Heavenly Father who owns the cattle on 1,000 hills. kimwe mu bigora uwiyemeje guhagarara ku kuri ni abantu mwabana guhatakariza sinigeze nifuza gusenya umuryango wanjye singamije guharabika data wacu mva mu muryango ukundana cyane kandi ubana neza data yambwiraga iteka ko mutera ishema mama ntiyasibye kumbwira ko nkunda bashiki banjye n'abagore badasanzwe nkunda umuryango wanjye ariko kandi nkunda Yesu kurushaho rero guhagarara ku kuri bigira ikiguzi ibyo bisobanura ko imibanire yahangirikiye kubera ko ntihanganira ubucakura kandi ntashobora guhumiriza ku bintu bikomeretsa imbaga kimwe mu byo imyizerere y'ijambo ryo kwizera irwanya ni imibabaro kandi ko ubushake bw'Imana ntaho buhuriye n'imibabaro ni ubushake bw'Imana iteka gukiza buri wese ibyatinze mba pasiteri w'itorero i California ninjye wari utahiwe kubwiriza ni ubwa mbere nari mbwirije pasiteri ansaba kuvuga ku nkuru yo muri Yohana 5 igitangaza cyo ku kidendezi cy'i Betesida hari icyangarutsemo nasomye mu busobanuro kivuga ngo ikinyoma ndengakamere cy'abanyamadini bavuga ko bakiza indwara ni ukuvuga ngo niba ufite kwizera guhagije Yesu aragukiza nuko ndibaza ntibyagenze bite muri iyi nkuru yo muri Yohana 5 Yesu yakijije umuntu utari unazi uwo ari we uretse no kugira ukwizera guhagije Yesu amukiza ako kanya ibintu ntigeze mbona mu gukura kwanjye kandi akiza umuntu umwe hagati mu kivunge cy'abarwayi ibyo byari bihabanye n'ibyo nakuriyemo mu gukira binyuze mu kwizera ni byose Faith is so important to miracles. none iyi nkuru iratwereka Yesu wakijije umuntu utari unazi uwo ari we ntabwo ari ukwizera guhambaye gukenewe Imana niyo ifite gukiza mu kiganza nongeye kwibukira ijambo numviye kuri kaminuza ngo ntabwo ari ukwizera guhambaye dukeneye ukwizera guto mu Mana nkuru iyi ni inkuru yo gukizwa kwanjye ntacyo nari ngihuriyeho n'ibyo nari narigishije narizeye cyangwa naratekereje mbere nifuzaga kumenya gusa icyo Bibiliya ivuga nateye umugongo ibyaha byanjye nihannye burundu ubukristo bupfuye no ku nabi nagiriye abandi no ku buryo narengereye mu bukristo bwa mbere kandi mu by'ukuri nari narashyize igitutsi ku izina rya Yesu ntabwo twahindura Yesu n'umurimo we wo gukiza indwara ubufindo ariko nibyo abakiza indwara mu binyoma bakora uyu munsi tugomba kubabazwa mu buryo bwiza tuba bizerwa mu murimo tukitangira ubutumwa bwiza murakoze cyane rero ndatekereza ko birasobanutse cyane ubuhamya bwa Kostihini ni ubuhamya bukomeye cyane ni ubuhamya bwagiye bubatura abantu benshi nizeye ko nawe bukubatuye uyu mwana we yari yarabivukiyemo nta nubwo yakijijwe nyuma yabivukiyemo asanga ari uko bimeze dayera asanga ni ibintu bitanamusaba kuvuka bwa kabiri apfa kuba bivukiyemo gusa ariko hashimwe Imana igenda yihishurira bene aba bantu noneho babingezemo ndani bazi ibyo ari byo bene data ntabwo mubona yuko ibi bintu yenda iyi dokima
nzagufasha ubutaha turi kuvuga ku nyigisho ya prosperite. Ubwo muyibonye ubutaha ntabwo tuzayisubizaho, ariko ibi bintu by'inyigisho ya prosperite ndashaka uzabereka ukuntu bikiza uyivuga gusa. Iyi nyigisho ya prosperite ishinzwe gukiza, kumanipira abantu bose bayigishwa, hanyuma igakiza wa wundi kuko niwe muha amafaranga. Uyu munsi rero ntabwo tubashije kuyinjiramo, ariko Imana ikomeze ibane namwe muri byose, ikomeze ibihishurire, umwami Yesu akomeze atwihishurire, akomeze atwiyereka, twimenyeshe, kugira ngo muri ibi bihe ubwo tubona ibimenyetso byose bigaragaza yuko gucungurwa kwacu kuri bugufi, notre rédemption iri si proche de nous, gucungurwa kwacu cyangwa se agakiza kacu twategereje katwegereye. Imana irusheho kutubatura muri ibi bintu byagiye biyobya abantu benshi cyane, byagiye bidutsindagira ahantu harushaho kutujyana mu buyobe aho kutujyana mu Mana. Yavuze rero ku nyigisho ya prosperity, ariko sinayivugaho nonaha, amasaha yaducitse, niyo tuzacumbukuriraho ubutaha. Nanone nzagaruka ku magambo amwe namwe hano Costine yakoresheje. Ndashimira Imana cyane yamukijije ikamubatura muri ibi bintu. Ubu ngubu akaba ari umupasiteri urimo uhamya Kristo, urimo unavuga ubuyobe yasizemo umuryango we, agira ngo arebe ko yarokora benshi. Bene data, niba muri kubona Imana iri kubahagurikiriza abantu batitaye ko bakwiteranya, ntago ari uko abantu bakunze kwangwa. Uyu musore, uyu mupapa se mugira ngo yarakunze kwangana n'umuryango we, ariko Imana yaramuhagurukije kugira ngo ubugingo bwa benshi burokoke. Uyu munsi ubonye ubu buhamya kugira ngo ahari nawe ubugingo bwawe burokoke. Yesu yaravuze ngo uzatinya kumpamiriza imbere y'iteraniro ry'abantu, nanjye nzatinya kumuhamiriza imbere y'iteraniro ry'abamarayika. Rero kuntera amabuye, kuntuka, kuvuga ngo nabavuze, ubu ngubu rwose sinababeshya ko bitambabaza, birambabaza, ariko kandi nzi yuko ariko kubamba umuntu wanjye wa kera, wa wundi wumva atavugwa nabi, wa wundi wumva atakwiteranya. Reka da, icyiza nuko umwami Yesu yampamiriza imbere y'iteraniro ry'abamarayika. Niyo hano abantu bose bavuga ko hari wigeze gukora akavideo, reka ndeke kukavugaho kuko karankoroze cyane gatuma ninjira mu masengesho. Hari igihe buriya mu bintu byose navuzeho, ikintu ningiyemo uburyo Imana yemera kuducisha mu bintu kugira ngo yongere idutunganye rwose, ni inyigisho y'icyacumi. Niba ushaka kumenya uburyo abantu bari mu madini badakijijwe, uzakore ku cyacumi. Uhita umera nk'ukojeje agati mu ntozi, bakakwanjama, bagutuka ibitutsi, ukajya wibaza ubu dimanche uyu muntu yifatate kugira ngo aya magambo ari kumbwira hano atamucika ngo anyure kuri aritari. Ariko nta kibazo, niba Imana iri kugenda ihagurutsa abantu hirya no hino kugira ngo bahinduke igitutsi, bene data, kubwo kuvuga ukuri, ariko ni ukugira ngo ikize ubugingo bwa benshi mu bihe bisa n'ibi, kuko umwami Yesu araje, umwami Yesu ageze ku irembo, kandi ntabwo aziye buri wese. Nkunda kubitsindagira nkavuga ngo abavuga ngo mwami si bazajyana, keretse abazasanga ari abakobwa 5 b'abanyabwenge babitse amavuta mu matabaza yabo, bafite amavuta yo kongera mu matabaza. Itabaza rivuga ijambo ry'Imana, ariko niba ijambo ari inyuguti gusa kuri wowe, niba ijambo ari uburyo bwawe bwo kuburana no kwerekana ko uzi ibintu gusa, nta buzima riri kuzana mu buzima bwawe. Ntabwo uri mu bakobwa 5 b'abanyabwenge, urasigaye do. Emera iri jambo riguhindure, kuko Yohana 6:63 Yesu avuga amagambo meza, akavuga ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Nta bugingo buri hanze y'aya magambo, kuko Kristo ubwe niwe bugingo kandi niwe jambo. Yarivugiye rero ngo aya magambo niyo mwuka kandi niyo bugingo. Niba ari inyuguti kuri wowe, urasigaye. Uzumva mu makuru ko twagiye, ariko urasigaye. Emera rero uyu munsi aya magambo agira icyo akora mu buzima bwawe, uha ubuzima bwawe Kristo nk'uko Costine yemeye guhinduka. Uzi imyaka yari abimazemo, uzi kugira ubutwari bwo kwemera ko ibintu mazemo imyaka irenga 25 ari ikinyoma, ari ibiri kukujyana kurimbuka gusa. Noneho ukagira ubwo butwari, bya bintu binagutunze, bya bintu bituma ugenda mu ndege, bya bintu bituma uba muri ziriya hoteli zose atubwiye, bya bintu bituma abantu bagukomera amashyi bakubararira bagira bati ubwo butwari nta wundi wabuguha ni Kristo Yesu, ariko ariteguye. Mbese wamukingurira umutima wawe wirengagije imyaka yose umaze muri ubu buyobe, niba wari uburimo, cyangwa ukamukingurira umutima wawe wirengagije igihe cyose wamaze utera ishoti ubutumwa bwiza.
Pawulo yandikira abakorinto yarababwiye ngo niba ubutumwa twahawe butwikiririwe abarimbuka ari bo Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo batabona umucyo w'ubutumwa bwiza. Mwene data, wakwemera kuva mu barimbuka ukemera umucyo w'ubutumwa bwiza, ukemera Kristo akakwihishurira. Haleluya. Muririmbyi yuzuye umwuka wera yaririmbye indirimbo nkunda cyane, aravuga ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira. Haleluya. Reka dusenge Imana dusoze. Ndagushimiye mwami wanjye ko muri ibi bihe bya nyuma, ibihe by'imperuka, ibihe turi kubona ko kuza kwawe kurimo kudusatira, urimo ugenda wongera kudukangurira kugira ngo twitunganye, twitegure nk'uko umugeni yirimbisha iyo bavuze ngo umukwe araje. Mwami, iyo humvikanye urusaku ruvuga ngo umukwe araje, nk'uko umugeni yirimbisha aba ariko twirimbisha. Uyu munsi mwami, urusaku ruvuga ko umukwe aje rwongeye gusohora mu matwi yacu. Ndasenze kugira ngo iri jambo rikoreshe kugira ngo imitima ya benshi yongere ikangukire kwitegura gusanganira umukwe, yongere ikangukire kwitegura mwami le grand départ, kuko mwami uraje kandi uzi uyu mugeni ufite mwami Imana amavuta mwitabaza, uzi uyu mugeni w'umunyabwenge, ntabwo uzi abapfu bose bakuririmba batarakubonye. Mwami Imana, ndakwinginga kugira ngo wihishurire benshi, ndetse no mu bari bazi ko bakuzi mutarahura, ndakwinginze kugira ngo bihishurire. Mwami wanjye, igihe mu Kristo na Byiringiro bari mu rugendo, bageze ahantu bahura n'umugabo nta bwenge, maze Byiringiro abwira mu Kristo ngo mumbarize uti, mbese wigeze ubona Yesu mu ijuru? Mbese wigeze uhishurirwa Yesu mu ijuru? Mwami wanjye, erega nta muntu wakumenya utamwihishuriye, ariko ijambo rikambwira ngo none se bakizwa batari ntawababwirije? Uyu munsi mwami, iri jambo risohoye mu mitima ya benshi, ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe ariherekeze. Mwami Imana, akora umurimo we, yemeza ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Mwami wanjye, abemeze yuko umunsi wawe uri bugufi, kandi mwami ko umugeni wawe agiye kuvanwa muri iyi si. Nyamara hari abandi bagutegerezanyije n'umugeni wawe, batazazamukana n'umugeni. Data, ndakwinginze rero kugira ngo uturimbishishe imirimo yo gukiranuka, uturimbishishe kugenda twirinda. Mwami wanjye, uturimbishishe gushyira itandukaniro mwami mu byo twizeye no gutegereza ibyiringirwa nyabyiringirwa, atari ibyo twiringizwa mwami n'irari ry'iby'isi n'iry'amaso no kwibona ku by'ubu bugingo. Urakoze mwami. Mwene data wese wumvise iri jambo, nyemerera umukoreho kandi uzane impinduka mu buzima bwe kugira ngo yitegure kuzakureba. Kugeza ubwo tuzongera kubonana mwami wanjye, cyangwa tuzongera kuboneka hano twongera gukora ibindi biganiro, ndakwinginze kugira ngo urindire ubugingo bw'abakwizera bose mu biganza byawe, nk'uko Pawulo yandikiye Timoteyo ngo ubasha kurinda rwose ikibitsanyo yakuragije. Nanjye mwami, ndakwinginga kugira ngo ubugingo bwacu buhinduke ikibitsanyo mu biganza byawe, kandi ukomeze uburindire kuzakureba mukiza w'ubugingo. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Murakoze cyane rero. Umwami Yesu aduhana umugisha. Naho ubutaha. Shalom, 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 shalom. Murakoze cyane. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti